Yesu ashimwe. Haleluya. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro kubw'icyumweru cyiza cy'umugisha Imana yongeye kuduha kugira ngo tugabane umugabane w'abana b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turi bwifashishe ibyanditswe biri muri Timoteyo wa kabiri, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6 turi buyifashishe. Tuze nanone kwifashisha irindi jambo riri mu gitabo cyo kubara 23:10 se ya y'uyu murongo. Kubara 23:10 se yayo. Reka dutangire kurya Timoteyo 4 umurongo wa 6 kadusome mu izina rya Yesu. Paulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe kose. Imana ihabwa icyubahiro. Kubara 23 umurongo wa 10 se. Kubara 23 umurongo wa 10 se haranditse ngo, icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Reka tuyasubiremo. Icyampa nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Mwakire ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko cyangwa umutwe uvuga ngo iherezo ryiza rirategurwa. Iherezo ryiza rirategurwa. Ese iherezo ryiza ritegurwa gute? Imana ihabwa icyubahiro. Turi mu rugendo, turi gusiganwa, turimo turarwana intambara kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Muri ubu buzima turimo, turi muri uru rugendo, turi muri uru rugamba, turi muri aya masiganwa kugira ngo tuzagere iwacu. Ese umukristo, umuntu wamenye Imana yakora iki kugira ngo ibyo yatangiye, ibyo yizeye, ibyo yahamije, ibyo yakoreye, kugira ngo ku musozo, haleluya, azabashe kugabana umugabane w'abana b'Imana wuzuye, ari ryo herezo ryiza. Bimwe mu bintu Imana igikorera abantu bayizeye, bimwe mu ngororano abera twateguriwe muri ubu buzima. Ubu buzima turimo bwo buzarangira, nubwo dutegurirwa ino ariko ntabwo turi abino. Imana ishimwe. Haleluya. Ese umuhinzi watangiye guhinga byaba bimumariye iki kuba yatangiye guhinga ariko ntazasarure? Imana ishimwe. Mbese umunyeshuri watangiye amashuri ye, agatangira primaire akayirangiza, agatangira segonderi, kugarukira mu wa 2 cyangwa kugarukira mu wa 3, ibyo ngibyo byaba bimumariye iki? Kuko iyo umunyeshuri atangiye, urangije primaire, hari amasertifika basigaye babaha, nubwo wenda iyo ngiyo wenda ntacyo yamumarira mu buzima, ni ukugira ngo gusa bamushimire ko yitwaye neza mu cyiciro cye cyo hasi. Ariko umuntu wize akagera mu wa 5 segonderi n'urugero, akagarukira aho ngaho, ese ashobora kujya mu ruhando rw'abantu barangije amashuri yisumbuye? Bamubajije se igihamya cyuko yashoje amashuri ye yisumbuye, yaba afite diplome se? Hari diplome y'amashuri 5 mwigeze mubona? Ntayo. Umunyeshuri se watangiye kaminuza akiga umwaka umwe ashobora kujya mu ruhando rw'abantu bafite baka? Byashoboka se?
uwageze mu wa gatatu se nta prezante ngo adefande birashoboka ko yajya mu ruhando rw'abarisansiye? Ntago bishoboka. Ikintu cyose rero mwene data no muri ubu buzima, icyo watangiye, icyo wamaraniye, ujye uhagararira kuzakigereza ku musozo. Amen, haleluya. Tugaruke rero mu buzima bwacu bw'urugendo turimo bw'agakiza. Twasomye ijambo ryiza Pawulo yiyandikiye ubwe, aryandikira umwana we Timoteyo amumenyesha iby'iherezo rye, kuko yari amaze guhishurirwa ko igihe cyo gutaha cye kiri hafi. Amen, haleluya. Umuririmbyi yararimbye ngo Mana uzampe iherezo ryiza. Undi aririmba ngo urugendo natangiye uzampe nzarurangize amahoro. Kuba narabwirije ntageze ku musozo w'urugendo neza ngo mpabwe ingororano, ibyo nakoze byaba ntacyo bimaze. Amen, haleluya. Mwene data naje kukubwira ko iherezo ryiza ritegurwa, kandi nta nubwo naje kugucira urubanza ku byerekeye itangiriro ryawe. N'ijambo ry'Imana rirabivuga mu gitabo cy'umubwiriza, riravuga ngo naho itangiriro ryawe ryaba rito. Haleluya. Ibyo ngibyo nta rubanza, ariko niba waragize umugisha wo guhishurirwa ko hari iherezo ryiza, ko hari ubugingo buhoraho, biragusaba kugira icyo wakora kugira ngo urugendo watangiye, iby'agakiza wakiriye, kugira ngo uzagere ku musozo w'urugendo kandi uhabwe ingororano z'abubashye Imana. Amen, haleluya. Twasomye irindi jambo ryo mu kubara, ni ijambo ryavuzwe na Balamu ubwo yari agiye kuvuma, ariko arangije ahishurirwa ubwoko bw'Abisirayeli amateka yabwo. Amen. Aravuga ngo icyama nkipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanje rikamera nk'iryabo. Reka nze kubwire mwene data, turacyari ku rugamba, kandi abahabwa amakamba ni abantu banesheje. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ko turi mu rugendo, ko turi mu mirimo y'Imana, ko turimo guhatana, dukora iki kugira ngo tuzaragwe za ngororano twasezeranijwe, ya mazu meza data yadusezeranije, cya gitaramo cy'abera twabwiwe ko tuzabanamo na Yesu, ndetse akirahira akavuga ko atazongera kunywa ku mbuto z'umuzabibu ngo keretse niyicarana n'umugeni yakoye. Uri gukora iki nk'umukristo kugira ngo nawe uzabe muri icyo gitaramo? Ese uridamarariye gusa kwakira agakiza birahagije? Naje kukubwira ko ibyo bidahagije, ahubwo kubera yuko turi mu nzu y'imyiteguro, hari icyo tugomba gukora kugira ngo tuzagere ku iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Ikintu rero cya mbere cyagufasha gutegura iherezo ryawe neza. Amen, haleluya. Ni ukubera amaso iyerekwa ryawe ukaririnda. Ni ukubera amaso iyerekwa ryawe ukaririnda. Aka kanya ushobora guhita uvuga ngo njyewe sinerekwa, njyewe sinerekwa. Ibyo byiyerekwa bishatse kuvuga iki? Buriya buri mukristo wese iyo amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, hari amahame ashobora guhabwa n'ijuru, hari amabwiriza ashobora guhabwa n'ijuru, hari igihango agirana n'Imana ku munsi yaturiyeho n'umunsi yatangiriyeho urugendo. Agira ibanga rye agenderaho mu rugendo. Umuririmbyi ajya guhaguruka ngo abe umuririmbyi, hari uko byaje. Haleluya. Buri mukristo wese, waba umushumba, waba umuvugabutumwa, waba umwinginzi, waba umuprotokole,
muri uru rugendo rw'agakiza buri wese afite ibanga rye ry'imibanire ye n'Imana. Iryo rero niryo yerekwa ryawe. Amen. Haleluya. Ni ijambo tutari bwirirwe dusoma mu Bami ba mbere 13 umurongo wa 8 uze kuyifashisha ayo magambo kuri ingingo ya mbere. Umuntu wese aho ava wakire Yesu nk'umwami n'umukiza afite ijwi yumvishe bwa mbere. Ujya gufata icyemezo cyo kuba umukristo wa REHOBOTH cyangwa n'uwahandi, hari ijwi ryakugezeho. Ujya gufata icyemezo cyo kujya gukoropa hariya muri tuwarete, nta muntu utabihemberwa. Ujya gufata icyemezo cyo kujya gukoropa muri Shekina, hari uko wabyumvise. Iryo ni ryo yerekwa ryawe, Imana ishimwe. Ujya gufata icyemezo cyo kujya ubyuka saa 9 nijoro ugasenga, hari uko byaje. Ujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kujya nsura abarwayi, hari uko byaje. Imana ihabwa icyubahiro. Abagira imitwaro yo gufasha, abagira imitwaro yo gusengera abakozi b'Imana n'indi mirimo n'iyindi mibanire yawe n'Imana, hari uko byaje. Iryo ni ryo yerekwa ryawe. Haleluya. Rero ibintu byagufasha kugira ngo uzagire iherezo ryiza ni ugukomeza kurinda iryo yerekwa, ni ugukomeza kurinda iyo mibanire yawe n'Imana, ni ugukomeza kuzirikana ko iby'Imana yagutegetse itabintegetse, n'ibyo yantegetse itabigutegetse, ukamenya ko ijwi wumvise ari wowe ubwawe wenyine waryumvishe. Warangiza ukarinda iryo yerekwa. Ese ushobora kuririnda gute? Amen. Iri jambo tutasomye ryo mu Bami, ni umuntu w'Imana niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Yumvishe ijwi ry'Imana rimubwira ngo haguruka i Buyuda ugende ujye kuvuma igicaniro cy'i Beteli Yerobowamu yari yarishingiyeho. Imana ishimwe. Atuma Abisirayeli bareka gukora icyo Imana yari yarabategetse, ngo abwirwa n'umwuka w'Imana ko agenda akavuma icyo gicaniro, yarangiza agaca inzira atanyuzemo aza, kandi ahabwa n'itegeko ko atazagira icyo arya muri icyo gihugu, atazagira icyo anywa, atazagira indi nzu yinjiramo. Amen. Iryo ni ryo ryari yerekwa yahagurukanye. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo arahaguruka aragenda arabikora pe, aravuma avuga ijambo ry'Imana nk'uko Imana yari yarimutumye, n'ibitangaza birakoreka. Arahaguruka asubira iwabo i Buyuda. Ageze mu nzira, amakuru yari yamaze kwamamara ko hari umuntu w'Imana wavuye i Buyuda wakoreshejwe ibitangaza, ngo ndetse n'ibimenyetso bigahita bigaragara kuko igicaniro cyasadutsemo kabiri, ngo ndetse n'ivu ryazo rirasesekara. Ngo bigeze mu midugudu hari harimo umuntu w'umugabo bamwita umuhanuzi w'umusaza. Imana ishi, Imana iturinda abahanuzi b'abasaza batuma dutiyerekwa. Umuhanuzi w'umusaza ngo ahita ajya ngo akira amatandiko ku ndogobe, ngo ajya mu nzira yarazi ko uwo muntu w'Imana ari bunyuremo. Ngo aramusanga aramubwira ngo muntu w'Imana ukoreshejwe n'Imana iby'igiciro. Imana sinzi amagambo bavuganye ariko urumva nyine yaramwipresence ati ndi umuhanuzi mugenzi wawe. Haleluya. Wenda yamubwiye ko n'ibyo ngibyo Imana nawe yari yarabimubwiye. Imana ishimwe. Ariko arangira amubwira ngo ngwino rero kubw'ibyo wakoreshejwe, ngwino tujyane nkwakire nkugaburire nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe. Arangije umukozi w'Imana, umuntu w'Imana waturutse i Buyuda, aramubwira ngo Imana yambujije kurira ino no kunywera ino, kandi wibuke ko n'umwami Yerobowamu yashatse kumugaburira arabyanga. Aravuga ngo niyo wampa igihugu cyawe ukampa umugabane ntago nabikora kuko Imana yambujije. Imana iturengere turinde iyerekwa. Noneho wa muhanuzi w'umusaza
abwira wa muntu w'Imana aramubwira ngo ngwino ugenda urya niko Imana ivuze, ariko ijambo riratubwira ngo yaramubeshaga. Imana iturengere. Haleluya. Noneho wa muntu w'Imana aravuga ngo niba ariko Imana ikubwiye tugende nije rwose nkwe nduhuke. Ngo baragiye, amushyize ku ndogobe, bageranye mu rugo, aragiye aramugaburiye, barasangiye. Ngo agitangira kurya, wa muhanuzi w'umusaza noneho yinjira mu mwuka w'ukuri, aramubwira ngo ubwo uriye Imana yabikubujije ukanywa, Imana iravuze ngo ntabwo uzagera mu gituro cy'abasogokuruza, ntabwo uzasaza, ahubwo ugiye gupfa. Imana iturengere. Ngo wa muntu w'Imana arahaguruka n'agahinda, birumvikana. Ngo arangije ajya ku ndogobe, ngo ageze mu nzira intare ziramutanyaguza, ngo kuko atumviye Imana. Nakubwiye ngo ujya gutangira gukora ibyo ukora, ujya gutangira kugenda uko ugenda, ko wabyumvise. Imana ishimwe. Rero uyu muhanuzi, uyu muntu w'Imana ntago yigeze agira iherezo ryiza, kuko atigeze ahambwa mu bituro by'abasokuruza cyangwa agira iherezo ryiza asaze igihe cye kigeze, ngo kubera yuko atumviye Imana. Rero muri uru rugendo turimo, turi kwita cyane ku byo abandi bantu bavuga, tukirengagiza neza yuko muri uru rugendo buri wese afite ibanga rye n'Imana. Hari aho ntinda nkahambarira imbaraga, hari ibyo nkora bigahesha Imana icyubahiro bikanayinezeza, nawe ubwawe hari ibyo uhagararamo ijuru rikanezerwa. Rero ibyo kuvuga ngo n'abandi, ibyo kuvuga ngo abandi ntago biyiriza, naje kukubwira ngo njyewe nshobora kuba ntiyiriza ubusa ariko mfite ibindi nkora. Kuza kukwigisha rero ngo bikabyamo kwiyiriza ubusa, ujya gutangira kwiyiriza ubusa hari uko byaje. Hari abantu bagira iminsi biyiririza ubusa, akavuga ati njyewe kuwa kabiri, ni urugero, kuwa kabiri uwo munsi rwose nirirwa mu masengesho yo kwiyiriza ubusa. Umwaka umwe abikora, imyaka 3 abikora, imyaka 5 abikora, 7 abikora. Hatabaye impamvu wenda z'uburwayi n'ikindi cyose kigaragara, mwene data ntuzishinge njyewe utajya wiyiriza ubusa. Ni urugero, niba uza gukubura muri Shekina, mwene data uramenye, ntuzavuge ngo ariko se ubundi mwitorero ry'abantu 700 kubera icyo ari njye uhora wikoreye ziriya ntebe nanjye ndabirambiwe. Umenye ko aho ngaho ariho Imana ikubonera, umenye neza ko aho ngaho ariho Imana ikwishimira, umenye neza ko aho ngaho, haleluya, ariho Imana iri kugutegurira. Haleluya. Urwo ni rwo rwambariro rwawe, Imana ihabwa icyubahiro. Uko turi buri wese ari mu rwambariro rwe, Imana ihabwa icyubahiro. Aho Imana idutunganiriza, aho Imana idutegurira, ni mu myanya yaduteretsemo, ni amabwiriza yaduhaye tugenderaho. Ayo mabwiriza nidukomeza kuyahagararamo neza, ndabihamya ko tuzagira iherezo ryiza. Ese ko wiyirizaga ubusa uyu munsi ukaba utakiza, byakugendekeye bite? Ese ko wahagararaga mu mwanya wo kwinginga nta muntu wabigushinze? Ntago mvuga bano binginzi barambitswe biganza, nabo ni byiza kubikora kuko ni inshingano,
ndavuga wa muntu wagize umutwaro gusengera abakozi b'Imana akazinduka saa 2 niba dutangira saa 3 saa 2 akaba yaje nta muntu ubizi agagara muri yangura bati Mana ubane natwe ukumira imbaraga z'umubi kwa bikoraga ukaba warabiretse aho ngaho niho Imana yakureberaga. Ese ko witaga kuba dafite shinge na rugero uyu munsi ko yatereye hagati mu ryinyo mwene data ko aho ngaho ariho hari imbaraga zaho ngaro hari nka Samusoni ipfundo ry'imbaraga ze zayari kubisagera afite nk'umusatsi we. Delila rero ashaka kumenya Satani naza kukurwanya, amen, azakurwanyiriza aho ngaho cyangwa muri cya kindi Imana yaguteretsemo. Imana ishimwe. Satani naza kukurwanya ntabwo azajya kure cyane y'icya kindi dukora kikanezeza Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe saa 9 zigera niba waramaze imyaka myinshi usenga saa 9 aranume yazamo cyangwa wabyumva kuko hari uko wabyumvaga. Aho nasengeye birahagije mwene da, aho ngaho niho Imana igusurira, aho niho Imana ikwambikira imbaraga, aho ngaho niho Imana ikubonera. Haleluya. Ngomba kumenya ibanga ryawe. Ibanga ni ikintu gikomeye. Mukristo wese utazi ibanga rye n'Imana ntazagerayo. Ibanga. Imana ishimwe. Saa 9 ziragera ariko aho nasengeye n'ubundi ariko hari cyatumye usenga saa 9 keretse cyo ko Imana ikugendere ko iti ndaguhinduriye mwana wanjye ujye usenga saa 6 z'amanywa. Aho rwose nta kibazo. Bitavuze ko amasaha yandi Imana bitumva, bitavuze ko abandi masaha utasenga, ariko nibibanga ryawe ari saa 9 rikomereho. Amen. Nibibanga ryawe ari uguhimbaza Imana ishimwe. Haleluya. Uramenye utazaba ngo ariko se ninjye uhora niharashe. Oya, buri wese afite ibanga rye n'Imana. Hari abarambura amaboko icyubahiro cy'Imana kikamanuka. Haleluya. Hari abasimbuka abadayimoni bagahunga Imana ihabwa icyubahiro. Hari abarara amajoro imigambi y'ikuzimu ndetse n'imigambi y'ishakura Imana ikabitesha agaciro. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abafasha abakene muri karitsiye umuntu akaba yaza gukizwa kubera yuko wamugaburiye ashonje, akavuga ngo uyu muntu wangaburiye nshonje atanzi reka njye kureba iyo Mana yabo, akaza agahita ahura na Yesu. Amen. Niyo mpamvu utarimo gukora icyo ugomba gukora uburimo ubangamira umugambi w'Imana, ariko iyo urimo ukora icyo ugomba gukora umugambi w'Imana urasohora. Uburimo gusohoza umugambi w'Imana. Yego. Iyo udakoze icyo ugomba gukora ububangamiye umugambi w'Imana. Wakora icyo ugomba gukora uburimo gusohoza umugambi w'Imana. Amen. Icyo cyumvikane rwose. Imana ishimwe. Uko turi hano twese buri wese ahagaze ku ibanga rye n'imibanire ye n'Imana, buri wese akoze icyo agomba gukora. Reka nze mbabwire. Haleluya. Nabivuga mu ijambo rimwe twazagera mu ijuru ya terime bajya bakoresha ngo tudapfuye nubwo twapfira mu mwami. Ariko igituma habaho impagarara, igituma ibintu byinshi ubona bidasobanuka nuko hari abantu bavuye mu myanya yabo, baretse ibanga ryabo, baretse guhagarara aho bagomba guhagarara kugira ngo Imana isohoze. Imana nijya gusohoza umugambi wayo kugira ngo itange agakiza ntago bizanyura mu biti, hari igihe inyura mu mbuto zawe wera, hari igihe inyura mu mvugo yawe nziza ugaca ku muntu uti mwiriwe mwaramutse, rimwe kabiri muturanye mwiriwe mwaramitse, umeze mute mutaziranye, atari ko uyu muntu utanzi uhorera mwiriwe mwaramutse, uyu muntu ati usengera ati tuzajyana nzakubera umushyitsi, kubera yuko wagize ute weza imbuto zikwiriye abihanye. Uyu munsi rero ikintu cyagufasha kuzagira iherezo ryiza, kuko turimo kubitegura, turimo gutegura iherezo ryiza, turi kuritegurira inaha. Amen. Ese uzi ibanga ryawe n'Imana? Hari icyo wavuganye nayo ubwo wamaraga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza? Ese icyo kintu wakoraga muri 2021 2023 uracyagikomeyeho? Birasaba ko umenya ibanga ryawe, ukamenya aho uhurira n'Imana yawe, kuko buri wese agira uko ayiyegera kandi wumva Imana ikuri hafi. Bya bindi ukora ukumva ufite umutima utagucira urubanza, ibyo ngibyo ukomeze ubikore. Ariko niba utakibikora
umenye neza ko bigoye kuzasohoza umugambi w'Imana, uzaba ubangamiye, kuko muri we buri muntu wese aza mu isi buri Imana ifite icyo afite mission ahawe. Hari de mission yawe rero yaba rukuzana bamwe kuri Yesu, nubwo twese ariyo dufite, ariko wenda by'umwihariko bikanyura mu mbuto zawe, bikanyura mu byo ukora, bikanyura mu kuvuga mu bintu bitandukanye. Ariko buri wese afite ijwi yumvise. Ufite uko wabyumvise ujya gutangira kugera mu materaniro saa 2. Ufite uko wabyumvise utangira kugira umutwaro w'abantu barimbuka. Hari abantu bagira umutwaro barimbuka, agahora mu masengesho y'Imana, abarimbuka barika bakumenye. Uwo ni umutwaro wabumaniye imyaka myinshi, ariko muri iyi minsi nyine Satani kuko azi aho ngaho ko ariho ibanga ryawe n'Imana riri. Satani ntago uzajya ugera saa 9 areba ari saa 9 aho hanye n'Imana. Ibitotsi utazi iyo bivuye, wumve bibaye byinshi. Umutwe wawe utajya ugira, nujya kweguka wumva umutwe uzanywe na Satani. Nuba udahagaze hano ugomba guhagarara, uzamenye ko Satani ari udashaka kuhagarara muri uwo mwanya ngo Imana isohoze icyo yagambiriye. Mwene data, kuri ingingo ya mbere, ni wowe n'umutima wawe, ni wowe uzi icyo wakora gutagikora, ni wowe uzi icyo wakoraga neza usigaye ukora uko wishakiye, ariko wongere wisubiremo kugira ngo wongere usubire mu bihe byawe byiza n'Imana. Samusoni Delila aramubwira ati se ahantu kuri imbaraga ni hehe? Kuko yari yeguririwe ko agomba kuhamenya kugira ngo ariho banyura kugira ngo bamucogoze. Ariko Samusoni kubwo kutaba maso, kubwo kutarinda, Imana ishimwe, kubwo kutarinda Delila, yabwiye Delila ati ngewe ubu sindogoshwa kuva navuka. Imbaraga zanjye ziri muri uyu musatsi. Sawa, ngo aramwogosha, Abafilisitiya baraza baramusumira. Imana iturinde gusumirwa n'amaboko ya Filisitiya. Imana iturinde abahanuzi b'abasaza. Imana iturinde abo tutumviye ijwi hamwe, kuko Paulo ubwo yahamagarwaga ijwi ryamugezeho yaryumvishe wenyine. Abandi babonye umucyo gusa, ariko we yumvishe ijwi rimbwa ngo Paulo Paulo. Iryo jwi rero wumvise ukora ibyo ngibyo wakoraga, ukomeze uryiteho, bizagufasha gutegura iherezo ryawe neza. Imana y'amahoro ibagirire neza. Ikindi kintu cyagufasha cya kabiri gutegura iherezo ryawe ni ukuzirikana ko ubuzima bw'umuntu ku isi ari ubw'akanya gato. Iki nacyo cyagufasha gutegura iherezo ryawe neza. Ubuzima bw'umuntu hano ku isi, wamara iyo myaka myinshi, wamara nta mike nta myinshi ubundi, kuko ubuzima bw'umuntu ngo ni nk'uburabyo. Mu gitondo burarabya ukaba ngo mbega uburabyo bwiza, wahanyura saa 9 ugasanga bwahungutse, bwa bwiza bwa mu gitondo ukaba burarangiye. Ubuzima bwacu ku isi, haleluya, ni bugufi cyane. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ari muri Zaburi ya 90 dukunda kurivuga hano cyane. Zaburi ya 90 niba hari zaburi ikunda kuvugwa kenshi, 90:12. Ni ijambo rivuga ngo twigishe kubara iminsi yacu mu buryo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Mwene data, nta gihe cyo kuzakora ibyiza kiri imbere. Igihe cyawe cyo gukora ibyiza ni uyu munsi. Ushobora kuba ufite imyaka mike, ya yindi twita mike nk'aba bana bo muri za haleluya, imyaka 15, imyaka 17, 12, cyangwa 20, cyangwa 30, cyangwa 40, ukavuga uti ngewe ndacyafite imyaka myinshi. Ariko iyo ugiye ku marimbi usanga impinja zapfuye zimaze umunsi umwe, usanga abapfuye bamaze imyaka 2, usanga abapfuye bamaze imyaka 15, usanga abapfuye bamaze imyaka 20. Ni ikimenyetso kigaragaza neza yuko turi muri ubu buzima dufite igihe gito cyane. Imana rero itwigishe nk'abakristo kubara iminsi yacu, itwigishe iyo minsi dufite ibe iminsi yo gukora ibishimwa n'Imana, ibe iminsi yo gutunganya ibidatunganye. Ntabwo gutunganya ibidatunganye uzabikora ufite imyaka 70. Ntabwo gukorera Imana uzakorera
satani. Gukorera Imana ni none. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Gutunganira Imana n'uyu munsi, kwezwa n'uyu munsi. Imana y'amahoro itwigisha kuko iby'ejo ntabwo tubizi. Nshobora guhagarara hano uyu munsi ku itariki ya 2, ejo nimugoroba bakavuga ngo mama Erive yavuye mu mubiri. Niba naramaze iyi myaka yose mvuga ngo nzakora wa murimo w'Imana yambwiye gukora, maze kugera mu myaka runaka, hari abasore benshi bagira ngo nge nzakorera Imana nimara ko umupapa ukuze. Gukorera Imana uri umupapa ukuze biragoye kuruta uko wayikorera ugifite imbaraga. Hari imisozi udashobora kuzamuka ariko uyu munsi urayishoboye. Hari amasengesho udashobora gusenga muri iyo myaka ariko uyu munsi urabishoboye. Mwene data, Imana nayo ikeneye abantu bayikorera bagifite imbaraga. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ikeneye abasore bahagarara bakayikorera, bagahinduka bavuga butumwa, bagahinduka abamamaza iby'agakiza bagifite imbaraga. Ntabwo uzakorera Imana amenyo yaragushize mu kanwa. Ntabwo uzakorera Imana utakibasha no kuzamura ukuboko. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu rero bajya bibeshya ko gukorera Imana cyangwa gutungana no kwezwa bazabigeraho bakiranutse n'ibinezeza by'iyi si. Nyamutunzi yarabyibeshye, arabyibesha ngo abaho yuzuza ibigega, asarura ashyira mu bigega. Aravuga ngo mutima wanje, ijoro rimwe ngabwira mutima we ti mutima wanje nezerwa wishime kuko ibyo waruhiye ugiye kubinezererwa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri iryo joro yakubugingo bwe, bati wa mupapa we, iri joro watswe ubugingo bwawe. Kuko umuntu ajya amenya ibya none ariko atajya amenya iby'ejo. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo nutekereza ikintu ujye uvuga ngo Imana nibishima umwaka utaha nzabigenza gutya. Imana nibishima ukwezi gutaha nzabigenza gutya, kuko iby'ejo ngo bibara abejo. Kugira ngo rero utegure iherezo ryawe mwene data, biragusaba kubaho mu buzima nk'umuntu ufite iminsi mike. Haleluya. Nkaho uyu munsi ibyo nkora nkabikora nkaho uyu munsi ari wo wa nyuma. Imana ishimwe. Ibaza baririmbye nkaho ari ubwa nyuma baririmbye. Umuriro wakwaka kuri uyu musozi. Haleluya. Ibaze abavuga ubutumwa n'abanyamasengesho basenze nkaho ari ubwa nyuma basenze. Ibaze abakristo bakiranutse nkaho ari umunsi wa nyuma wo kujya mu ijuru. Imana ishimwe. Rero kuko tujya tugira ngo dufite igihe kinini, bijya bidutera rimwe na rimwe kudakora ibyo tugomba gukora byiza. Ariko usaba Imana iguhe umutima w'ubwenge. Cyo ni icyambere. Kuko wowe utazi iby'ejo. Haleluya. Kugira ngo iminsi ufite uyibyaze umusaruro, uyikoremo icyo ugomba gukora. Usaba Imana kuko utazi iminsi umaze uzamara ku isi, uyisabe kugenda wicishije bugufi. Imana ishimwe. Nyamutunzi yikomanze mu gatuza aravuga ngo ngewe Nyamutunzi narakoze, reka ntangire n'enjoyinge. Ariko ibyo konjoyinga byarangiye yatswe ubugingo bwe. Ujye wiga kubaho wiyoroshya wicisha bugufi. Icyo ni cya kabiri. Ikindi cyagufasha kuri ingingo ya kabiri, kumenya ko ubuzima bwa hano mu isi ari intizanya rubw'igihe gitoya. Wige kubana n'abandi amahoro. Amen. Uwo musengana ni mwene so, uwo muturanye ni umuvandimwe wawe. Imana ishimwe. Ubane n'abandi bose amahoro, kuko iminsi usigaje mu isi ngo ni nk'uburabyo ntabwo uyizi. Ibyo nabyo bizagufasha kuri ingingo ya kabiri, bizagufasha gutegura iherezo ryawe neza. Icya kane, uzabeho. Icya gatatu, ni icya kane. Icya mbere
ni ugusaba Imana kuguha umutima w'ubwenge. Icya kabiri ni ukubaho wicishije bugufi, kuko ubuzima bwa hano mu isi ni ubw'igihe gitoya. Nta mpamvu yo kwigira igihangange n'ikirangirire, kuko twese iherezo ni mu gitaka. Kubana n'abandi bose amahoro, Imana ishimwe. Icya kane, kwihanganira byose, kuko ubuzima bwacu ari ubw'igihe gitoya. Ujye umenya ko imibabaro izarangira. Amen. Wihangane nk'umwana w'umwami ubwami, umenye ko imibabaro izagira iherezo. Imana ishimwe. Ikindi cya gatanu, uzabeho mu buzima bwo kunyurwa. Imana ishimwe, kuko ntawe uragera ahantu runaka ngo avuge ngo ndabishoje ndabirangije. Watunga miliyoni 200, uzahora ushaka 500. Wagira inzu imwe, umutima w'umuntu uhorana kwifuza, kandi umuntu arinda apfa ibyo yifuza byose atarabigeraho. Ariko iby'Imana ishaka byo, ibyo yakugambiriyeho uzabigeraho. Ariko ibyo urarikiye n'ibyo ndarikiye, ntago ibi ngibi bitari mu mugambi w'Imana, birashoboka ko uzarinda urunduka bidasohoye. Niyo mpamvu rero ukwiye kwiberaho mu buzima bwo kunyurwa. Imana ishimwe. Haleluya. Unyurwe n'ubuntu bw'Imana, unyurwe n'urukundo rw'Imana, unyurwe n'uko Imana yakugize, kuko buri muntu wese, haleluya, hari icyo ufite ntafite, hari icyo ntafite ufite. Rero tunyurwe, ntukabone ko Imana yakundutishije. Oya mwene da, nawe ubwawe hari ibyiza Imana yaguhaye. Imana ishimwe. Abantu rero batazi ko ubuzima bwa hano mu isi ari ubw'igihe gito, babaho iteka ryose bafite irari ry'ibiruta ibyo bafite. Ariko niba bifuza kubaho mu buzima bwiza bw'umukristo, ujye ubaho mu buzima bwo kunyurwa. Ibyo Imana igukoreye bikunyure, aho Imana ikugejeje hakunyure, kuko aho uri hari abifuza kubaho ngaho uri. Uko umeze hari abifuza kumera uko nguko umeze. Rero umukristo uri gutegura iherezo rye, haleluya. Ubuzima bwa hano mu isi, ubuzima nyine burimo bino byose mvuze, burimo ibyiza ari byo bituma nyine tugira imitima iciye bugufi, harimo n'imibabaro idusaba kwihangana. Imana ishimwe. Ikindi cya nyuma, ugahora ukora ibishimwa n'Imana. Haleluya. Niba nzi ko uyu munsi ari nk'ari wo wa nyuma w'ubuzima bwanjye, nkamenya neza ko iby'ejo atari ibyanjye, ntago kunezeza Imana nzabikora mu mwaka 2024. Kunezeza Imana ni none, gukora ibishimwa ni none, kugenda uko Imana ishaka ni none, kwezwa ni none. Imana y'amahoro itwigishe kubaho mu buzima dutegura iherezo ryacu ryiza, kandi duhore tuzirikana ko ubuzima bwa hano mu isi ari ubw'igihe gitoya. Wavuga uti se Mana uzamfashe, ngo umuntu ugize gusenga gutyo ngo abwira Imana ngo Imana imufashe ngo igihe cye cyo gutaha nikigera ngo Imana izabimubwire. Njyewe igihe cyanjye cyo gutaha nikigera uzabimbwire Mana. Yari umuntu nyine uzi Imana, umva ntihari gusaba Imana ko yazamubwira igihe cye cyo gutaha atayizeye, kandi atayize, adafite ubumenyi mu byayo nuko iherezo ribaho. Noneho umuturanyi we w'iburyo apfusha umwana, aragiye, agiye ku irimbi, baraherekeje, barashyinguye, aratashye. Mu kundi kwezi gukurikiyeho, uwo biganye baramubwira ati nawe yapfuye, aramuherekeje ku irimbi, arataha. Uwo bakoranye nawe abona uwera, tubifate nk'ari muri kino kinyejana, abona bamupostinze banditseho RIP, ati Mana we, nawe koko aragiye. Niba ari umwarimu, abona abo yigishije harimo abagiye bapfa, ibintu nk'ibyo. Noneho aza gufatwa nyine n'uburwayi, agasegonda kamwe nyine igihe kiri kuva mu mubiri gisa nkaho kimusatiriye akireba. Ngo arangije abwira Imana ngo kuki utambwiye ko igihe cyanjye cyo gutaha kigeze? Imana iramubwira ngo igihe woherekezaga wa mwana mwari muturanye, buriya nakwibutsaga ko nawe uzapfa. Igihe washyinguraga wa wundi wigishije, nakwibutsaga ko nawe uzapfa. Bene data, ibyo tubona nibitwigisha ko igihe cyacu natwe gihari ari gitoya.
nubona uwo mwiganye, nubona uwo mwakoranye, nubona uwo mwasenganye, nubona ujye umenya ko nawe igihe cyawe kiri bugufi. Koresha igihe cyawe neza kuko igihe ufite ni icya none, iby'ejo ntago ubizi. Icya gatatu ari nacyo nsorejeho, ujye uhora wigenzura, wisuzuma, ubaza Imana ko ukiri ku rufatiro. Ujye uhora wisuzuma, wigenzura, ubaza Imana ko ugihagaze ku rufatiro. Umuririmbyi sinibuka, ngira ngo ni Oziyana, nibo babiririmbye, baravuga ngo mbese izina ryanjye ryanditswe muri cya gitabo. Baravuga ngo ndashaka ko Mana ubimishurira, ngo kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, ntazavaho nibeshya ubugingo. Kuri iyi ngingo ndagira ngo nkubwire ibyateye muri iyi minsi, indwara turwaye, umuhanuzi atabihanuye ngo avuge ko mu iteraniro harimo abasambanyi, ngo avuge ko mu iteraniro harimo abangana, ngo avuge ko mu iteraniro harimo abajura, ngo avuge mu iteraniro ko harimo ibizira muri rusange, harimo ibyaha. Abantu bararyama bagasinzira rwose bakiyorosa, ngo ubwo ni amahoro. Kanze nkubwire, akazi k'abahanuzi ntago ari ukukurondora ubwawe, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ugomba kumenya aho uhagaze. Imana ishimwe. Iyindi ndwara turwaye ni ukuvuga ngo njyewe numva bitanshira urubanza, ibi numva njyewe bitanshira urubanza. Mu yandi magambo, hari ibyo twiheshejemo amahoro, bikaba nkaho twashatse ko Imana ibyeza, tugashaka ko abakozi b'Imana babihesha umugisha. Kandi buriya umutima w'umuntu, niba hari umunyakuri ubaho, ni umutima wanjye. Uyu mutima ntuzakubeshya. Ariko mama Yereve, aya maso yanjye y'umubiri ashobora kukureba nkabona rwose uhagaze neza mu byaka gakiza, kandi wowe ubizi kuri mu manegeka, ubizi neza ko warambaraye. Hari abantu bahagaze ariko baraguye, hari abantu bagaragara nk'abariho kandi ubugingo bwaramaze gupfa, kubera yuko hari ibyo biheshejemo amahoro, ngo kubera yuko abashumba batabivuze, ngo kubera yuko abashumba batabihishuriwe, ngo kubera yuko gikora protokole, ngo kubera yuko kivuga ubutumwa, ngo kubera yuko kivuga mu ndimi. Ntago kuvuga mu ndimi ari ikimenyetso cy'uko nkihagaze ku rufatiro. Imana ishimwe. Ntago kuba ndi kuvuga ubutumwa ari ikimenyetso kigaragaza ko nkiri ku rufatiro. Birashoboka ko navuga ubutumwa ariko ubugingo bwanjye bwararabye. Amen. Umukristo rero utegura iherezo rye, haleluya, neza, ahora yisuzuma. Mu gitondo arisuzuma, saa 8 akisuzuma, saa 11 akisuzuma, 2020 akisuzuma, 2023 akisuzuma, agahora abwira Imana ngo Mana ndondora umenye. Ni kuri amuririmbyi yaririmbye ava ngo Mana ndondora umenye ibyo nkora byose. Hari kurihesha amahoro, kandi urabizi ko rwose bitameze neza mu bugingo. Reka nze nkubwire mwene data, umugore utwite mwicaranye, cyangwa nawe niba waragize umugisha wo kuba warigeze gutwita, nta muntu ushobora kumenya ko umwana wawe mu nda arimo gukina. Hari umuntu wabibona? Twicariye gutya umwana wawe akaba arimo gukina mu nda, ubu turi mu materaniro, ubu hari umuntu wabimenya ngo umwana wawe runaka ari gukina mu nda? Nta muntu ushobora kubimenya. Iyo wumvisha adakina bigenda gute? Wumvishe mu gitondo umunsi wose nta kubuja, umunsi wa kabiri wakomeza ukiyorosa ukaryama ngo ntacyo bitwaye. Umva nijoro niyo wabyumva sangaye, warara ugenda ukajya kubwira muganga ngo muga nagize ikibazo, byakugendekeye bite? Umwana ntari kubuja. Mwene da n'umukristo,
yagombye kumenya. Haleluya. Twayita etat d'esprit. Haleluya. Mu mwuka bimeze gute? Ibiro byazamutse cyangwa byamanutse? Uzi ko na mu mwuka habaho ibiro. Haleluya. Hari igihe wumva wazamutse, ikindi gihe ukumva no gusenga irya nijoro byanze. Hari igihe uba mu mwuka ukirinda ku gato no ku kanini. Hari n'ikindi gihe ukora ibyo wishakiye, uvuga ibyo wishakiye, umera nk'umuntu w'umurakare nk'ikihebe. Hari igihe umuntu cyihebe agakora ibyo yishakiye, ntabwo binshirira urubanza. Akambara ibyo yishakiye, ntabwo binshirira urubanza. Agatukana uko yishakiye, ntabwo binshirira urubanza. Ntabwo bigucira urubanza. Ubundi se ko umutima utakiwufite wakirwa urubanza n'umuntu utakigira umutima? Buryo umuntu ucirwa urubanza n'umuntu nyine ugifite ubukristo muri we. Iyo wamaze kugenda rero uva ku rufatiro, nta cyagucira urubanza. Mu yandi magambo, uba waraziruye ibyo wari waraziririje. Ndashoje, izindi tuzazivuga ubutaha. Reka dusoreze ahangaha. Ko tugeze mu kwezi kwa kane, urumva mu bugingo bwawe Yesu, nk'abandi bavuze ngo ndamwumva hehe, sinshaka ko tumwumva mu birenge no mu misatsi. Yesu wawe uracyumva akibuja? Amen. Ikimenyetso cy'umwuka wera urakicyumva kikikuriho? Imana ishimwe. Haleluya. Uricara ukumva impanda ivuze wazamurwa. Niyo mpamvu muri ibi bihe iyo tubwirije ibyo kugaruka kwa Yesu, iyo tuvuze ibyo gupfa, iyo tuvuze iby'impanda, tuba duteje akaga. Umuntu aravuga ati reka nabaretse. Ntago ari uko dukunze isi cyane, nubwo nayo tuyikunze, ariko nanone nuko nyine tuzi neza ko mu bugingo bitameze neza. Ariko twasomye ijambo ry'Imana ngo icyama nkipfira nkuko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikamera nk'iryabo. Pawulo avuga ijambo ryiza ngo kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo gutaha kiregereje. Narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, igisigaye bikiwe ikamba. Ese wahagarara ukihamiriza n'umutima wawe ukavuga ngo ubungu bibaye ngombwa ko igare rimanuka aka kanya turimo kuvuga rino jambo? Cyokora wenda amagare amanutse turi mu rusengero, hari igihe tuba dufite agatima kagarutse. Ariko hari igihe bitazaza, hari igihe Yesu azaza cyangwa urupfu rukaza atari umunsi wo kuwa mbere nimugoroba uvuye mu materaniro, atari ku cyumweru, atari umunsi wa wundi tuba twabaye hafi y'Imana mu buryo bugaragara. Ndakwinginga mwene data kugira ngo utegure iherezo ryawe ryiza. Ni uruhare rwawe. Abashumba, abavuga butumwa bagufasha muri uru rugendo. Imana ikabatuma bakamera nkaho bazana amazi yo kongera kubaha kugira ngo mwongere muhembuke. Ariko ubugingo bwawe ni wowe ugomba kububera amaso. Imana ibagirire neza muri iri teraniro. Umenye neza ko iherezo ryiza iryo ngiryo uriharanira, kandi ujye uharanira kuzasoza ibyo watangiye. Urugendo rw'agakiza watangiye ujye uharanira kuzarusoza amahoro. Haguruka mu mwanya wawe twinginga Imana twese kugira ngo ikomeze dufate amaboko, kuko twebwe ubwacu ntabwo twabyishoboza. Natwe tuzavuge aya magambo nk'uko Pawulo yayavuze. Imana ishimwe. Pawulo yari arimo gutanga ubuhamya by'uko yagerageje muri uru rugendo, agakora ibyo yagombaga gukora, akarinda iby'agaciro yari yarakiriye, akaba ahamya neza ko agiye guhabwa ingororano z'abanesheje. Ganiriza umutima wawe aho utabaye maso. Rya jambo cyangwa ya ndirimbo twaririmbye, tube maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Mwene data, uzi iminsi umaze muri iyi si, ariko ntabwo uzi iminsi usigaje. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, duciye bugufi munsi y'ukuboko kwawe. Turabizi neza ko icyo Satani arwanya muri twe ari ukugira ngo tuzabane n'Imana. Turabizi neza ko Satani icyo arwanya muri twe ni ukuzambikwa amakamba y'imirimo myiza twakoze. Icyo Satani arwanya muri twe ni ukuzabwirwa rya jambo rizabwirwa banesheje kuri urya munsi. Turasenze rero twebwe tukiriho tugihumeka kugira ngo utwigishe Uwiteka uko tugenda, utwigishe uko tubaho, utwigishe uko tubanira abandi, utwigishe uko
kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu amahoro. Turifuza kuzagira iherezo ryiza, turifuza kuzabona ingororano z'abagukoreye, turifuza kuzahanagurwa amarira ayabera bazahanagurwa muri cya gitondo ubwo impanda izavuga tukagera mu bwami bwawe. Turifuza kuzabwirwa ngo nimuze abo data yamenye, abo data yahaye umugisha. Turasenze ngo udukure imbere ibyatuma twibagirwa ko turi mu rugendo, udukure imbere ibyatwibagiza yuko Kristo yatanze umubiri we n'amaraso ye ku bwacu. Uduhe kuba maso, tubere maso iby'agaciro waduhaye, tubere maso ubugingo bwacu. Uduhe gukanguka, udukure mu bitotsi by'uyu mubiri, udukure mu bitotsi bitwibagiza ko turi abagenzi, udukure mu bitotsi bitwibagiza yuko muri iyi si atari iwacu ahubwo iwacu ari mu ijuru. Sabiye abizera bari muri iri teraniro kugira ngo buri wese wifuza iherezo ryiza abiharanire, umumanurire imbaraga. Wari wararangaye, Uwiteka Imana Nyiringabo wongere umukangure kandi umwambike imbaraga. Wari waravuye ku gicaniro, wari wararetse gukora ibyo yakoraga, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Wari waribagiwe icyo wavuganye nawe mwitangira, wongere umwibutse. Muririmbyi yararimbye ngo uzanyibutse, nubona ko nibagiwe uzanyibutse. Turagushimye kuki twoherereza amagambo yawe atwibutsa ko turi mu rugendo kandi ko ibyo dukora bizagira agaciro Yesu naza cyangwa nidusinzira tukibihagazemo neza. Sabiye ubwoko bwa imbaraga, basabiye gukomeza kwemera kuyoborwa nawe kuko uri umuyobozi mwiza. Mwuka wera utugarukeho, mwuka wera uducishe bugufi, mwuka wera wongere udutoze indangagaciro z'abana b'Imana. Dusenze twizeye ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.